Yes, ko daba twongeye kubasuza cyane igihe nitwa Confiance. Yes, muri tayari ngo tubageze inkuru zigenda zibica bigacika. Uyu munsi ni ro 30 ye. Cyane mu 31 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022. Main hari inkuru twabakoreye mu minsi yashize. Twagiye tugarukaho cyane tukazivuga umunsi ku munsi. Akenshi bamwe bavuga ati nikaga twoka YouTube n'ibiki biri aho, ariko right now to confirming tubabwire ko ibintu ari kuri ariko bimeze byageze ku musozo wabyo. Tumaze amezi menshi tugarukaho inkuru episode kuri episode, tukaba kuri inshuro ko bisa nk'ibyageze ku musozo. Hagati aho tumaze iminsi muri period twavuga ibihe bitari byiza, ibyago byagiye biba muri showbiz nyarwanda, kugenda tubura abantu bagiye batandukanye barimo Yanga Blava ndetse n'umubyeyi wa Meddy. Ikintu no minsi cyakiriho abantu benshi bagendaga bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange, muri East Africa ndetse n'ahandi, mu bagenda bakurikirana showbiz y'u Rwanda muri rusange. Nicyo kintu twavuga cyari gihari. Bimwe mu bintu twavuga so bitari na byiza na gato ku bantu wenda bashakaga gutara inkuru n'iki n'uburyo kibagiye batinga just kwerekana abafite ibibazo, abahuye n'ibyago, just usanga umuntu afite na emotions ari kurira, ugiye kwita bagaragaza amafoto ugasanga niba ari gufokasinga cyane nicyo bitayeho. So twavuga ko nibyo ni entertainment, ni showbiz, ariko nugomba no kumenya ko n'umuntu ari umuntu, nta muntu y'amarangamutima, ariko si cyakabaye ingenzi kuba ngo runaka yarize si kintu wakwiye kutugaragaza ngo isi yose ahanini bisa nkaho bifate uboneye mu buryo bwo gucuruza. Ntabwo ari cyo twagenda ngo tubishime, ntabwo ari byo kuba twashima gataho. Gusa icyo twavuga nyuma yo kumara igihe muri iyo periode y'ibintu twavuga bitari byiza cyane by'ibyago yendaga mu Rwanda muri showbiz, twavuga ko none tugiye kujya muri periode yo kuza kongera kujya mu yindi mood, kongera kuba twatangira indi periode yo kuvuga tuti showbiz yagiye kugaruka neza, byo kugarukana mu makuru atandukanye n'ayakababaro tumaze iminsi. Ibi ngibi nta kintu tubivugira, turi kuvuga kuri The Ben ndetse na Pamella. Iyi ni couple tumaze iminsi myinshi tubabwiraho ibinshi cyane byagiye bivugwaho bigiye bitandukanye, ariko noneho kuri uyu munsi mu 31 z'ukwezi kwa munani 2022 ubwo bagiye babishyira akadomo mu masaha y'igicamunsi ku murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo no mu mujyi wa Kigali. Aba bombi bagaragaye bagiye mu murenge, bagiye gusezerana imbere y'amategeko. Ibintu byatunguye abantu benshi, ntabwo ibintu byagiye bitangazwa bijya hanze ku buryo itangazamakuru cyangwa buri wese yabasha kwita byumvisha. Kugira ngo twajya tubabwira kenshi ko The Ben mu kuza mu Rwanda hari igitaramo, benshi nicyo wenda bari bishyizemo cyane, ariko mu by'ukuri The Ben yaje afite gahunda y'ubukwe. Ibenda birumvikana hashize imyaka myinshi mu Rwanda, 2019. So haracemo igihe nubwo yasize akata bihuza n'ubundi n'ubukwe, ariko twavuga ko impamvu nyamukuru ntabwo ari igitaramo. Kuba yasibihuza ntabwo ari igitaramo, yaje afite gahunda yo gukora ubukwe. The Ben yaje afite gahunda yo gukora ubukwe, nubwo byabanje kubanzirizwa n'igitaramo yabanje gukora muri berekeje, nawe bigenda neza cyane. Byari bimeze neza cyane, benshi bari bariyo. Twavuga ko iki cyari cyamuzanye mu by'ukuri ari ubukwe. Ibi ngibi nabyo bisa nkaho tayari ubwo butakiri kubivuga twibaza byinshi. Ngira ngo havuzwe amagambo menshi, bamwe bavuga bati ari umushoramari wa Dubai ugiye kuzatwara Pamella, yumvikanye na famille ibiki, havuga byinshi, barasengura, ariko mu by'ukuri abo bombi bagaragaje ko bafitanye urukundo ruhamye, bagaragaje ko ari couple ifitanye umubano ukomeye kandi wubakitse, utapfa kuba wasengwa n'ibibonetse byose. Yes,
muri rusange akaba babihamije kuri iyi tariki nyine ubwo bajyaga mu mategeko bakaba bagenda babigaragaza muri rusange, bagenda babigaragaza ubwo basezeranaga mu murenge. Ibi ni ibintu byashimishije abantu cyane, bigaragara ko bishimye. The Ben, Pamella bari bishimye cyane. Ku rundi ruhande bari bashyigikiwe n'abandi bagiye batandukanye, bakavuga nka Costi ndetse na Meddy n'abandi bagiye batandukanye bo mu myidagaduro hano mu Rwanda. Kuri Meddy ko twanavuga ko gahunda yari hari ugomba kuza n'ubundi kumwambarira, ugomba kuzaza Kigali n'ubundi aje kumwambarira, nubwo twavuga ko byahuriranye n'igihe cy'ibyago yagize. Bya byago nyine bavuga ko bitera n'ubundi bitateguje, umubyeyi we mama we akitaba Imana, bigatuma n'ubundi ahita aza, akaba aricyo abanza gukora kumuherekeza. Ngira ngo mu minsi yashize yitabye Imana, aho yari arwariye mu gihugu cya Kenya, aje kumuherekeza. Ariko mu by'ukuri ibyo byose yabirenzeho, areba ku gahinda amazemo iminsi nko gucika intege, ariko baravuga bati nta kundi reka gushyigikira umuvandimwe. Akaba yari ari kumwe na The Ben, yarakimura nyine mu bari baje kwifatanya nawe. Bivuga ko n'ubundi yari afite gahunda yo kuzava muri US aje n'ubundi kumushyigikira, akaba yanamwambarira. Akaba n'ubundi nubwo yagize ibyago yabaye yagaragaye amushyigikiye muri rusange. Twavuga uyu mwaka warushize, uyu The Ben aporopoje ukiza Pamella, ngira ngo poropoje benshi bavuga bati iki wasanga by'agatwiko bwaho, ngira ngo igihe cy'umwaka byinshi abantu bakaba bibaza. Ariko twavuga ko muri rusange Ben yagiye agaragaza ko uyu mukobwa mufite muri mishinga, mufite gahunda atari by'agatwiko by'abasitari tuzi. None bikaba binarangiye bigaragaje kuri uno munsi, bikaba ari ibintu abantu benshi bishimiye, kuko ikunzwe cyane n'abantu benshi muri rusange. Tuvuga ko ari ikintu cyiza bagiye guhesha famiye, nk'uko abantu benshi babyiteze bavuga ati mwaradutsindiye. Ariko icyo twakuvuga muri rusange, ikindi twavuga ni uko The Ben no mu minsi iri imbere muri weekend iraza afite ibitaramo bikomeye cyane mu gihugu cya Uganda agomba gukorerayo. Mu minsi yashize yarakoreye, ariko agomba gusubirayo n'ubundi, agomba gusubirayo mu gitaramo yatumiwemo gigiye gikomeye, azabona n'abasitari batandukanye mu gihugu cya Uganda. Icyo twakubwira muri rusange, ibijyanye n'ubukwe bwe tuzabikurikirana tayari kugeza bagiye mu rusengero. Twarabyiyemeje, twabavuze byinshi cyane couple. Ikindi twakubwira ni uko twavuga ngo komeza ukurikirane Code Rwabo TV, turahari ngo tukugezeho showbiz, tukugezeho buri kimwe cyose, tukugezeho amakuru abagezweho byinshi cyane uba wibaza udasobanukiwe bijyanye n'ubuzima bugiye butandukanye. Dukora ku bintu byinshi, kurikirana inkuru zacu yaba za Shema bakora ndetse nanjye Confiance, turabikwiye ngo tubafate neza. This is Code Rwabo TV, stay touch.